usigaye ucuruza amagi bakunda kubita bakanyamayayi wabaye kanyamagi none yitse incuruza amagi ngo kubwo se uri kumva nta soni ufite wese ngire nishaka ko akazi nta kazi kabi kariho tu akazi kose iyo uzi ikintu kivamo burya ntago ari ngombwa ngo uriya manza kubaye mbere yuko kuba wukarimo ni ngombwa wowe ukarimo umanza ukubahe abandi nabo bazakubaye. Ukeneye kwamamaza kuri iyi channel hamagara 0786155024. Okay, great. Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane. Twari tumaze iminsi tudakora cya kiganiro cyacu kama mbaya. Mwari mumaze kukimenyera tuba nkaho tukigabanyije tugabanya kugikora imikorere yacyo isa nk'igabanyutse. Ni ikindi n'ubundi kimwe twakoraga aho twagendaga tureba cyangwa se dusura ba bantu baba bafite cyangwa se bakora imirimo igiye itandukanye baba bagomba kubaho uko byagenda kose akazi kariko kose. Kuri uyu munsi tugiye gusura umuntu utandukanye n'uwo twari dusanzwe dusura. Mwari mu bimenyere ko twajyaga street tukajya hehe tugasura abantu bakora utuntu nyine tugiye dutandukanye. Kuri uyu munsi biratandukanye. Umuntu tugiye gusura ndagira ngo nimuze kuvaho mugumeho uyu muntu tumubereke. Muraza gutungurwa n'imirimo akora, muraza gutungurwa n'imbaraga ashyira mu murimo we. Ndizera ko ntari bubahereze. Mwibuke gukora subscribe kuri ITV Rwanda. Ngewe ndi Isaac ISHIMWE, twagiye mubereke. Great, mumeze mute? Nabiberetse nari nabibasezeranyije ko umuntu tugiye kureba nyine ari umwe mu bantu boroye. Ubu nawe nubarirwa mu borozira. Yego. Uratangira rero twibwira nyine uvuge n'ibyo ukora nubwo nyine bagiye babibona ariko nyine urabivuga mu magambo arambuye. Nitwa Nzayisenga Warita. Ndi umworozi w'inkoko z'inyama n'izamagi. Hose ubundi buriya umenya gute kubitandukanya ngo inkoko z'inyama n'izamagi? Kubera ko ngiye mbona inkoko nyine ari inkoko tu. Nyine ubwo inkoko yose ni inkoko nyine ariko hari iyo bavuze nk'iz'inyama akenshi ntabwo iyo ngiye uba uyitezeho amagi aba ariyo kuvuga ngo ikure ihita iribwa nta kindi kintu. Izamagi zurategereza zikure zizatere. None se ubwo nyine bishatse kuvuga ko inkoko y'inyama itatera iki? Yatera ariko ntabwo bikunze kubaho cyane kuko akenshi ubundi mu ruganda iba yaravuyemo ari inkoko yo kurya gusa atari yo gutera amagi. Mwabyumviye nge ntabwo nari mbizi numvaga ko inkoko yose nyine ari inyama wayirya ntacyo bitwaye. Ntabwo ndumva nyine n'abandi bari bameze nkanjye bari bakiri muri urwo rujijo basobanukiwe. Ubu rero noneho woroye izingana iki? Izamagi n'izo z'inyama. Iz'inyama zo ziriya mwabonye ziri mu kiraro nyine zigicaniye ubu ziracyari muri demarage. Ni inkoko 400. Inkoko 400? Izamagi izira ziri gutera ni inkoko 25 na yari amasake ni 19. Amasake 19.
amasake 19 nayo ari muri muzite hariya muzitera cyangwa muziri hariya hariya mu nzu. Okay. Ntabwo ari akazi koroshye ariko ubwo se amagi inkoko 400 buriya zirya ibiryo bingana iki? Kuvuga ibyo zirya biterwa n'igihe. Inkoko 400. Biterwa ntabwo inkoko uko ivutse n'uko ikuze zikomeza kurya ibiryo bingana. Iyo zikiri ntoya rero nk'uko 400 ziba zirya n'ibiro 5 wazigaburiye amaseti yose. Rero niyo zimaze gukuraho bigenda byiyongera bitewe n'uko klima yabaye se, bitewe n'uko haramutse, niyo wazigurishije ibiryo urabigabanya. Tugeze ahangaha urimo gucuranga umupira kandi atari wowe urimo kuwiyumvira ahubwo urimo kuwucurangiramo hariya mu kiraro. Ibyo byari bishatse gusobanura iki? Urebye nyine nawe nyine urumva ko byagutunguye, ariko inkoko zino z'inyama kuntu zimeze ntago zikunda kubaho, ni nko kuzimara irungu kuzimara irungu zibe zumva nyine zitari zonyine ibintu nk'ibyo, cyangwa buri ujya ufata n'umwanya wo kuziganiriza. Niba ari ukuzimara irungu buri ushobora kuwufata n'umwanya wo kuziganiriza. Baravuga ngo iyo uri umworozi w'ikintu nyine nawe ubura icyo uvuga nyine nanjye nyine mba nziganiza zitera story kugira ngo zizakubyarire umusaruro. Ugatera story. Umaze igihe kingana iki uri muri uyu mwuga w'ubworozi? Igihe maze cyo ntabwo ari kirekire cyane uko nabitangiye maze kwiga segonderi muri 2018. Ubu se kunumva yego ntabwo ari igihe gito kuko igihe kijya kungana n'imyaka 2 deje imyaka 2 irimo, ntabwo aba ari igihe gito. Ubu ngubu hari ibintu bikomeye ushobora kuvuga uti rwose inkoko zambyariye iki. Kiba gihari nyine iki ngicyo nicyo abanyarwanda nanjye dukeneye kumva. Icya mbere kiba cyaragukemuriye kuba uzoroye muri wowe nyine uba wumva ko ufite akazi, kuba muri kino gihe nk'urubyiruko ufite icyo ukora, kandi iyo ufite icyo ukora buri kiba gifite n'icyo kikwinjiriza bigatuma wibonera. Ariko ubwo ngubwo ntabwo wajya kuvuga ngo ibi ngibi kuba warabikomeje umwaka ukarangira n'undi mwaka ukazamo ntabwo byaba biguhereza agasabuni gusa. Niba nicyo kintu gikomeye nari nshatse kuvuga, kubera ko agasabuni konyine turabizi ko n'umukarani agakorera. Nyine urebe nk'agasabuni kaba karimo, ariko nyine nk'uko nk'iyo umuntu agiye gutangira ntabwo wahera kuri zino nkoko zose, ahubwo zigenda ziyongera. Nyine baratangira nk'uko nkoko zikaba 5 zikaba 10 gutyo bikagenda bikora. Ubundi duhereza iyo story. Hari ibiganiro nkunda kumva cyangwa abantu barimo bakritika nyine ku kintu, ngo kumva ngo umuntu aravuze ati ngo natangiriye ku nkoko ngo ku magi 2 ngo mbyarira etage, nyine umuntu ugasanga ntabwo arimo kubyumva. Wowe nyine ibyo ubundi ako gastori bari kuhereza nk'uwo muntu nyine utajya wumva uburyo inkoko 2 wowe umuhereze noneho urugero rufatika rwo kuri wowe ku buzima bwawe, kuko urabizi niba inkoko 2 zarakubyariye 400 cyangwa se byaragenze bite, abari we abari byo nyine ubwira uwo muntu. Ni ukuvuga ngo ubundi njya kuzitangira kuzorora ngiye nahereye ku nkoko 5. Inkoko 5 z'inyama z'amagi? Zari iz'amagi. Zatangiye nkirangiza segonderi nyine, aribwo nzibura. Ni nk'uko bita kuroyira, niba uzizi ziriya zitera amagi, nizo naguze. Kwanza narwo navuga nigiye waziguze ko nibwo nari nyiva mu ishuri, ahubwo ni papa wazinguriye aba ari zo norora hariya ya mbere naberetse. Noneho kuri nk'uko zigenda zikura zo narazoroye ziratera amagi. Zimaze gutera amagi noneho hari ukuntu ziriya zo urazirariza ziba zifite n'isake. Noneho maze kuzirariza nararije nk'amagi agera muri 7, haturagamo 5.
5 arakura na za zindi urumva zahise ziba 10 ariko ko zabaye 10 zakomeje kujya zitera amagi kandi nk'uko yitera amagi burya ibinagira n'umusaruro ububona nkagurisha ku buryo byageza nyine ariho nakuye n'akazina ka WX amagi meza ubuzima bwiza icyo bisobanuye izi ngo WX ye nakomeje kwisomera ngo eggs yari byanyobeye mpita nangira kujya ngurisha amagi ariko amagi akajya mbana make bituma mpaguruka nyine nkajya njya gushaka n'ahandi mu bindi biraro nkagurisha amagi nyine bigenda bikura gutyo rero inkoko ziva ku 10 zigera kuri 15 zirakura ziba 20 nuko nabibabwiye ejo bundi zari nyinshi twarazigurishije ku minsi mikuru yarazimaze iminsi mikuru burya ni icyorezo turajya bari babi cyane noneho zino z'inyama zo urumva zo no kwinvestinga zo ntago wavuga ngo uraturaga ugire ubu uragenda ukajya kugura imishwi ukaza ukorora nyuma y'igihe runaka ugashyira ku isoko bakagura ukazana izindi. Ibyo byose biturutse muri za nkoko nyine 5 watangiranye nazo. Barabyumva rero ko bishoboka ko wahera kugira imwe wa mugani wa bantu rikakubyarira etaje kubera ko urumva n'urugendo rukomeye cyane uturuka ku nkoko 5 zikakubyarira izirenze 20 bikageraho none ukaba umaze gushyiramo inkoko 400 z'inyama nazo zishobora kuzakubyarira izindi nyine noneho imibare umuntu atamenya bibari nyine buri ntabwo wapfuye gushoramo gutyo nyine udafite uburyo urimo guteganya ibintu. Noneho rero urugendo rwawe nyine rugiye gukomereza kuki ujya ubona ubu bworozi bwawe uzabuhagarika? Oya ntabwo njya ntekereza kubuhagarika kuko mba numva nyuma yo kuba ari ubworozi mba numva ari ubuzima busanzwe ugomba kubamo. Hari umuntu nyine uri aho ngaho yumva korora cyangwa se ikintu cy'ubworozi ari iby'abaturage kandi wowe ndabona usirimutse uwo muntu ni icyo wamubwira? ubwo nyine nanjye byaterwa n'uri kumbona hari n'uwambona akavuga just n'umuturage ariko njyewe sinumva umuturage umuntu yavuze umuturage mba ntekereza ko bwaba buri mu mutwe ahubwo bigatera sinzi ukuntu nabivuga ubuturage ni mu mutwe nawe by'akazi byo ntabwo kuba mbikora numva ko ndi umuturage. Nibyo nyine nari mvuze umuntu nk'uwo nyine ubuvuga uti njye mu nkoko njye kuzikoraho nahoze mbona wowe nyine unazigaburira ntacyo bikubwiye. Umuntu nk'uwo nyine ucyumva ibintu gutyo ni iki muri make nyine wamubwira kugira ngo nawe yumve ko imitekerereze ye yari ikiri hasi? Ntabwo kuba umuntu yakorora inkoko ntabwo ari ubuturage ahubwo biterwa n'icyo umuntu akuramo. Korora inkoko biguha amafaranga bituma ndetse unamenyekana mu bantu nk'ubu kuderiva amagi bituma umuntu akumenya ntabwo ari ubuturage kugeza aka kanya izi nkoko zose ni wowe uzikurikirana ni wowe uzirwanaho cyangwa se byageze aho wishyiramo n'abandi bantu? Ntabwo nzageza ku rwego rwo gushyiramo abandi bantu ariko nta nubwo mbikora ndi jyenyine mbikorana na papa uko wadahari. Niyo mwatangiranye ni kampani cyangwa ni sinzi nyine ntabwo byari byaba kampani neza ko sindabona amafaranga menshi cyane ariko ntekereza ko WX yazakomera cyane, izaba ikintu gikomeye cyane nawe ugatangira gutanga imisoro myinshi tugasorera igihugu mukacyubaka. Ni ku munsi w'intwari reka nifuriza abantu bose umunsi w'intwari ngo bagire umunsi mwiza nyine w'intwari. nawe kwanza umunsi mwiza w'intwari nari nibagiye kubikwifuriza kuri twese. Yes, ndumva twahinira aho ngaho keretse hari ikindi kintu wumva wabwira abantu imbere ya kamera za Ivuga Ngingo TV no kuri micro yayo. Murakoze cyambere no kubashimira
muri abakorerabushake courage cyane. Ikindi nabwira ni urubyiruko cya mbere ni ukwitinyuka bagakora nka bya bindi wahoze umbwira ngo uva uri umuturage nuko ari agasore bagiye kukubwira rimwe nyirangiza kwiga nyamara nk'umwaka umwe muri 2019 ndimo ndaderiva amagi ndimo ndayatanga nyine ku mabotike ndangije mpura n'umunyeshuri twiganye arangije arandeba ati ngo hari usigaye ucuruza amagi akunda kubita bakanyamayayi wabaye kanyamagi ndangije ndase nawe uyu wenda mucikira haje ndavuga ko tu icyangombwa nicyo nkuramo reka mvugane nawe namwe yitse incuruza amagi ngo kubwo se uri kumva nta soni ufite nabese ngire nishaka ko akazi kawe se nkuriki ngo yawana nawe uzaza tujye kwigira kaminuza namwese nzajya kwiga kaminuza nta minerivare mfite ngo yangu uzaza tujye kwiga ibiki ariko ako kare yambwiye ngo usigaye ucuruza amagi na n'ubu ngubu yamubonye njye byibuka bibuka ko yakwiseke ni story ikomeye cyane ariko nanone umuntu ashobora gukuramo inama kuba ucuruza amagi ntabwo ndumva atari umwuga usuzuguritse kuko na leta ni kimwe mu bintu leta iri gukomeza ishishikariza rero akari byo rero ndakomeza mbabwira ati nta kazi kabi kariho tu akazi kose iyo uzi ikintu kivamo burya ntabwo ari ngombwa ngo uriya manza kubaha imbere yuko kuba wowe ukarimo ni ngombwa wowe ukarimo umanza ukubahe abandi nabo bazakubaha. Murabyumva neza ko ngo banza wubahe nyine akazi ukora abandi nabo bazakubaha nyuma cyane ko ari n'ibintu bikunze kubaho. Hari abantu nyine usanga tu akazi kawe batakubaha bitewe wenda nuko nta kintu gikomeye urakuramo ariko iyo batangiye kubona umusaruro urimo kuvamo ugasanga batangiye kugufatiraho urugero. Wari turagushimiye rero. Murakazi cyane. Nivuga Ngingo TV nkomeze mbibutse gukora subscribe abatari bayikora. Iryo jambo zikurivugara. Ngaho babwire twumve. Subscribe. Yes, mwakoze cyane. Subscribe. 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 Mukore subscribe and share. Mukore subscribe and share.